Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana n'impuhwe n'urukundo tabara Uburundi, tugeze mu bihe bimwe Pawulo yanditse. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bimwe Pawulo yanditse. Ndakugumbiriye, reka dutangire dusenga. Dufite mesaje iteye ubwoba kandi iva ku Mana, kuko mesaje yose iva ku Mana ivuga ngo abantu barapfuye, mu ruhande rumwe ni bibi, mu rundi ni byiza, kuko Imana yimbura ibyeze kandi icyura abageni ko igomba kubijyanira mu ijuru, kandi nanone ihana kugira ngo ibone uko ikebura abasigaye. Rero reka dusenge Imana izakurokore mu barokotse, cyangwa se nunataha uzabone ubugingo, ubwo tuzahurire mu ijuru, aheza mu ijuru. Kuko hari igihe twahoze duhanura tuvuga ngo hariho abantu Imana yadomye ko ikimenyetso bimaze iminsi, ariko nkiraho reka dusenge mbone kwinjira muri mesaje. Turagushimiye Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, Kristo wabambwe rimwe kandi waducunguye kandi watubohoye. Icyubahiro ni icyawe. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, turirimbira iburyo, dusengera iburyo, tuvugire iburyo, ku bwawe Data. Uduhezagire rero ku bwawe none n'iteka ryose. Amen. Reka shimire rero wowe wakanze subscribe, like na comment mu buryo bwo gukiza no kurokora abantu. Iyi ni Imbabazi TV gatatu geneye Prophète General Martin. Umwami Yesu aduhane umugisha, twanzike koko ubu tugiye mu murongo wo gusya, twanzitse kandi hamwe Imana irasika itanzitse, ahandi isike yanzitse. Abirokoye no gusya yanzitse, abazarohama mu muriro kwa gihonome kwa shitani irasya itanzitse. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye gutungurwa kandi muratunguwe, nk'uko Nowa yubatse ubwato abantu bagasemerera, imvura ikarindigwa, umwuzure ukarimbura isi, kuno niko miliyoni zitari nkeya zigiye kurengerwa zikicwa mu buryo bw'ubugarariji, cyangwa se mu buryo mwebwe bamwe bazi cyangwa batazi, kuko Imana igiye kwimika no kwimura. Bisa naho abantu babyumva abandi ntibabyumve. Mugabo ndakuburira, iyi ni inkebuzo y'Imana, iyi ni imburi, iyi ni inzamba kandi ya nyuma. Uyu ni umupanga. Uyu ni umupanga. Kubona umuntu bamushyiraho umupanga bagatema izosi, wowe ukabifata nk'ibintu ngo bisanzwe, ngo turimo turashaka views, umuntu bamutema n'umuhoro. Kazi yako. Kuko umwe yaravuze ngo hombo homboka, cyangwa cy'Abaswahili mwilingana ngo kata kautura. Ubwo nyine biraheze. Rero habayeho gutungurwa. Imvura iraguye, kandi yiguye yabanje imituragaro inyagira ibyisanze, kandi ikibwirwa n'icyumva icyerekwa ntikiraba. Hano rero mburira umurundi wabatijwe mu mazi menshi n'utarabatijwe mu mazi menshi, ariko ubasha kumva no kwemera ijwi n'ijambo bituruka ku Uwiteka Imana Nyiringabo ya Isiraheli. Bamaso, Perezida w'u Burundi Neva imyigaragambyo wenyine yamukuraho, ariko byaranze ibyo nta bihari. Igihugu cy'u Burundi ikikwereka ko ari Imana igiye gukora akantu, niyo mpamvu mbisasiye. Ari Pacifique na Niyombare ntibari hamwe, kandi bose ni opposition. Ari wa wundi Nyangoma n'abandi muzi
ari wa wundi Nyangoma n'abandi muzi kundusha ntibari hamwe. Bivuze ngo kubaka Uburundi opozisiyo ntiziranye ntinari hamwe, kandi n'abari muri CNDD-FDD nabo ntibaziranye ntibari hamwe, barahendana n'ukuryajyana. Ibi bintu Imana niyo yabiziritse uku, niyo yabigize uku, niyo rero igiye kubisandaza nka kumwe umunara w'Ibabeli wasenyutse. Abubakaga rero uriya munara ngo batumaga amazi yazanaga amabuye. Mu Burundi wabahaye kuzana ibitoro ntumenye uko byagenze, uwo bashinje ubutare ntumenye uko byagenze, uwo babwiye bati fasha ibya bene gihugu nawe ntumenye uko bigenze, babwiye bati tunganya ibyo ifumbire mvaruganda ntumenye uko bigenze. Bivuze ngo uru rutonde uko kujera ibi bintu bibi Burundi, ukuboko kw'Imana kubirimo muri opozisiyo n'abari mu gihugu. Ni ukuvuga iyakomerekeje niyo yomora, ni ukuvuga iyica ni nayo izura. Umwe wategetse ngo Lazaro apfe kandi akamurindira mu mva yahambwe, ni nayo wahamagaye ngo Lazaro kanguka. Iki nicyo kigiye kuba rero bariya bose cyakora nanjye ndimo nabasemerera ukuri kw'ibihari. Njyewe ndi muri kote ya Kristo mvuga iby'Imana, bariya bavuga ibya politike yego rwose kandi barabivuga pe. Niyo mpamvu rero ibi bintu Imana mushobora byose nije iyo ubwayo gusenya ikintu cyitwa CNDD-FDD. Ntabwo Imana yagishyizeho ngo kibagerageze cyangwa se gikore muri iyi systeme mukanguke. Ibi ni nko kubawitura, ibi ni nk'akanyafu. Imagine iyo Burundi Tanganyika n'ivu ry'Uburundi, ivu ry'Uburundi ni ivu ryiza cyane ritagira acide n'amazi yaho, ababayeyo mwese murabizi, ababashije kugerayo nta kinyoma kirimo. Imana ibaha umugisha na kare na kare, ikawuha mbere abatutsi bakiyobora, byari biheze. Ubwo bari gutwara nk'uko Korea ya ruguru batwara. Iyo ikirekurira abahutu rero nanone ikadimbamo, ikabaha umugisha, ikabavubira imvura, ibintu bikagenda neza. Nabwo probleme bari gutwara nk'uko abakomuniste batwara. Ikibazo rero si ugutwara nk'abakomuniste, ahubwo nuko nta cyaba cyagezweho cy'umwuka cy'ubugingo. Ibi byose Imana igiye kubisenya mu nyungu z'ubugingo. Naho mu busanzwe n'umupfumu ayobora igihugu akagiteza imbere, cyangwa umwicanyi cyangwa umurozi cyangwa n'abasilamu bayobora ibihugu bigatera imbere. Kadafi yateje imbere Libya isenyuka nyuma. Buddha Xi Jinping yafunzwe inshuro 9. w'Ubushinwa ni Buddha ni Hindo. Uyu Naramode w'Ubuhinde. Ibi bihugu byose biteye imbere ntabwo ari uko ari abahanuzi, ariko hano umwihariko uhari nuko hari abageni benshi ba Kristo, hari ukurambagizwa cyane, hari ikanguro, hari ishengero. Aho rero mwagombaga kunyura muri bwa buja abayahudi ba kera banyuzemo, Babuloni ikabanyaga, Siriya ikabanyaga, ndetse ubuperesi bukabashimuta n'Ubumedi, ibintu bigakomera. Uyu munsi wa none nagira ngo nkumenyeshe ko nibyo rero hano Imana yakoresheje inkoni yitwa inzara ku Burundi, ikoresha inkoni yitwa ubukene cyane n'ubwicanyi buboneka bugaragara, noneho n'igihugu kugeza ubwo n'amakungu n'amahanga kibagiwe, cyaribagiranye. Na Tanzania irakibagirwa, n'Uburusiya bwari bwarahagurutse 2015 nabwo bubivamo buribagirwa. Donc Uburundi ni nyamwigendaho, ni igihugu kiri mu bihano utamenya n'ibyari byo. Noneho rero bene cyo nabo umwe yifitiye ikirombe cye n'ifamu ye y'inka imuha amata. Donc ni ya kanzu ya Yesu barayifindiye. Aba baminisitiri bose, buri muntu wese, kandi rwose nta kinyoma kirimo, yifitiye ibyiwe n'undi byiwe. Iyo aziragiye iziwe amaze kuzicyura yahura n'izabene igihugu. Ubwo ni nka kwa kundi umuntu ashobora kuza kuguha umubyizi akaza kukurimira
akaza kurima cyangwa guhinga ariko akabanza muhwi, akaza ikigoroba. Ni ukuvuga mu Burundi leta ikorera igihugu apremidi, nabwo ntigorobereze, oya, amasaha nk'abiri. Ariko avamedi ibikomeye babikora mu nyungu zabo, kuko iduka ryabo ntiryahomba, ibintu byabo ntawe ubyiba, ariko igihugu kiribwa. Abantu babo ntawe ubica, ariko abatari ababo barapfa. Inzu zabo zimeze neza, n'amabarabara ajya mu mihana yabo ameze neza, mugabo amabarabara ari presipari manini, ni ukuyahoma buri mwaka, buri mezi bagenda bateramo ibiraka. No muri rompo uzi urebe hano muri rompo harabomaguritse. N'isoko ari isoko ntabwo yashya ngo bazamure indi, ntabwo bishoboka, kuko buri muntu wese ahita avuga ati ese ndabizamura mbifitemo iyihe nyungu. Ni ukuvuga rero uko gusenyuka guhambaye, niyo mpamvu habayeho gutungurwa, habayeho siripurize y'Imana, habayeho umucyo w'Imana, n'ukuboko kw'Imana kuje kubaka bidasubirwaho, n'ikiganza cya Yesu kije kubaka bidasubizwaho, n'imbaraga z'Imana zije kuyobora igihugu bidasubirwaho. Ahantu rero hari umugeni, ahantu hari gutegurwa umugeni ndetse n'umukwe, byari ngombwa ko Imana iza kwirukana kiranka. Ntabwo ari ngombwa ko hayobora abo bantu bizera izindi mana, hano hayobora umuntu wizera Data na Mwana n'Umwuka Wera, ndetse akaba ari bumere nka Kuro, akaba ari bufite umutima nk'uwa Kuro, akaba afite umutima nk'uwa Dawidi. Aho rero nibo bagiye guhagurukana igihugu mu buja no mu buretwa. Baragenda muri gakondo yabo, baragenda muri Kanani yabo, bakuwe mu buretwa, bavuye mu iyo baragenda muri gakondo yabo, baragenda muri Kanani yabo, bavuye mu buretwa, bavuye mu buretwa. Aho rero niyo mpamvu navuga ngo buno hagiye kubaho igikorwa cy'Imana, uko iri bugende ibigenza mu ndongozi zikomeye n'izoroheje n'izindi ndongozi zitandukanye. Ni operasiyo y'Imana, ariko operasiyo y'Imana mpamya ko ari operasiyo idasanzwe, ni operasiyo ikomeye, ni operasiyo kirimbuzi. Ntabwo ibi byose mubona opozisiyo y'u Burundi n'impunzi byose byagoranye bikanga, operasiyo y'Imana irabishyira ku rutonde. Ari abari hanze bakoze nabi bazahura n'ukuboko kw'Imana kubabere kubi, ari abari mu gihugu. nuko umuntu wese wagize urwango ku gihugu, nanjye mbaye ndufite, ubwo ndi umwe wo guhanwa muri abo. Gusa imbere y'ishobora byose ndera nkunda igihugu, nkakunda n'iterambere, ndetse mbigiririza ubusa ishuri rirenze imwe, Yesu ashoboze. Rero n'abandi bafite umutima wo gukunda igihugu no kwemera igihugu, ndetse no gukurikira iyo nyenyeri, koko no gukurikira inkingi y'umuriro, ndetse no kwizera ko ibyo bitangaza n'imirimo bigomba gukoreka. S'ilivupure, mwebwe mwese n'abandi nk'abo, Imana irabibahembera, ibibahera umugisha. Mugabo ikintu kidasanzwe ni uko hano hari abantu b'ibipinga bemera ngo babonye. Abo rero mu bihoze nabo bazabona, ariko igihugu cyo cyarasenyutse, ahubwo ndi guhanura kubakwa. Igihugu cyabuze indongozi, kuko iyo ziba zihari ziba zikiyoboye. Habuze abahinga, habura n'abanyabwenge. Iyo baba bahari baba bagaragaye mu gihe nk'iki. Niba Uburusiya bukunda Uburundi ntitububone buno, Amerika igakunda Uburundi ntigaragara ubu, ibihugu bya Afurika, iby'Uburayi, ibya Aziya, hakabura na kimwe kigaragara ubu ngo gihe Uburundi ideni cyangwa igitoro
cyangwa bagitera inkunga, harya iyo nkunga izaza Yesu yamaze gutabara Uburundi? Ntabwo ngewe nkunda uburyarya cyangwa se abantu b'indyarya, ariko ukwiyoberanya kw'ibihugu n'abaperezida batwaye ibihugu bitandukanye, ubundi hano niho rero mwakabaye mumenya igihugu gikunda Uburundi sahizi. Nimukibura ubwo nyine mumenye ko uwabakunze ari Kristo. N'abantu nuko niba indongozi zititanga buno ukabona bari kwigurira barabasi, amavewiti, barimo baragura imitungo mu bihugu bitandukanye, barimo barabitsa ibihera byinshi ahantu hatandukanye, bari kwikoma mu gatuza ngo twateye imbere, nibo bateye imbere. Niba buno hari icyo ushoboye ntufashe Uburundi, ceceka, tezevo, ferimera bushe, funga kinwa. Niba nta kuboko warambura kwarokora Abarundi mu gihe nk'iki, akaba nta ntambwe watera yo gutabara Abarundi mu gihe nk'iki, akaba nta bwenge waduha mu gihe nk'iki, akaba nta sengesho watanga mu gihe nk'iki, hakaba nta rukundo wagaragaza mu gihe nk'iki, ibyo byo kuvuga ngo nitugera i Kanani, ngo nanjye, ngo nawe, toka kure. Ishuti iboneka mu byago, ifuni ibagara ubushuti n'ikirenge. Inkunga ziratandukanye zo gufasha igihugu, n'isengesho se ko rifasha igihugu. Niba umuntu abayeho umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, ukaba wumva ubutumwa igihugu ukigize, mugabo ukaba nta musada wawe, nta bushobozi bwawe na bumwe utanga ku icyo gihugu, harya ubwo bundi urakizi cyangwa cyo kirakuza ariko we ntukizi? Bisa rero naho abantu badahetse Uburundi, ahubwo burabahetse bo batabuhetse, kuko babuhetse babukorera, kuko bwo bumera izuba n'imvura uhoraho arabivisha bikamera, kandi imvura ntiyanze kugwa, izuba ryaviriye uko bibaye sava. Ntacyo mwashinja Imana. Imana yari yarabahaye igihugu cyiza kirimo ivura izima n'amazi mazima, ndetse igishyira n'ahantu heza, n'ingwanira zihagarika. Mugabo abarongozi barinanirwa, bakora nabi, bagenda nabi, babanza kwiyitaho inzara bavanye mu kibira, inzara kandi yo kuba nta mahera, nta bagore, ntaki, baracyafite inzara. Nibyo babanje kwitaho no gukurikirana, mwebwe muzaza inyuma. Rero ibyo nagira ngo nkumenyeshe ko burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracuguka ntagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, dore Imana itabaye ku munota wa nyuma. Pentekoste nziza cyangwa se Pantekote nziza, umunsi mukuru mwiza cyangwa ibihe byiza, kuko uyu munsi tugiye kuganira kuri Mwemu Yera. Urumva kuwa Mungu kuri 24 twijihije Pentekoste. Iyi Pantekote umunsi watambutse pase byakunze ku isi hose, mpamya ko n'abari imbere yacu, natwe turi imbere n'abari inyuma yacu, natwe badushyikiriye sava, birumvikana. Rero niryo somo tugiye kuyagaho, Uwiteka atujya imbere muri byose. Umwuka Wera ni impano twohererejwe na Kristo ayisabye Data. Mu isi hari iby'agaciro byinshi, mu isi hari ibintu bihambaye cyane, ariko Umwuka Wera Imana yararebye ibiba mu isi, ibiba mu ijuru, ndetse ukuzimu ko ntabyo dukenerayo, ariko mu isi no mu ijuru gifuti kuri izindi zose. Nuko Yesu yavuze ngo ngiye kwa Data, nzaboherereza Mwemu Yera, azemeza ab'isi by'icyaha, kandi uwo niwe uzaba batura. Nuko intumwa ziramubaza ngo kwa Data ko tutahazi, tuzahabwirwa n'iki? Yesu arababwira ngo Mwemu Yera arahaza, azabazana, muzasangayo. Ngo kuko mu rugo kwa Data hariyo amazu menshi, iyo atahaba mba mbibabariye. Mwuka Wera tumubona mu gice cya mbere yigaragaza nk'intumwa, cyangwa se
akanyoni kitwa intuma. Intuma sinzi mu kirundi uko bayita, ni inyoni zikunda kugenda ari ebyiri. Intuma ni ingwaneza, ntabwo intuma zipfa kwanduranya mu buzima bwazo. Ikindi wamenya ku ntuma, intuma itera amagi abiri, ntabwo ijya itera 3, ntinatera 5, itera 2, 4, 6. Intuma igira ikigabo cyangwa se ikigore, iyo kimwe gipfuye ntabwo yongera kurondera ikindi kigore cyangwa se ngo ikigabo kirondera ikindi, ihita igenda ari imwe kuzageza nayo ipfuye. Intuma rero ngo Yesu bari kumubatiza ngo yishushanya mu buryo bwa Mwuka Wera, ihagarara ku bitugu bye, maze ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda, mumwumvire. Ahandi tubona Mwuka Wera yigaragaza nk'umuriro, aboneka nk'umuriro. Intumwa zikingiranye i Yerusalemu uwo munsi ngo buzura Umwuka Wera, Petero yihanisha abantu 3,000 ku bwa Mwuka Wera. Abakristo 3,000 ugereranyije na kiriya gihe ni stade nini cyane bagomba kujyamo, ntabwo ari ahantu aho ariho hose hateranira abantu 3,000. Umwuka Wera tumubona yigereranya n'umuriro, akishushanya n'amazi, koko Abisiraheli bayobowe nawo, ariko ari Kristo wihinduranyamwo muri icyo gihe, kuko ari isezerano rya kera. Hamwe yasaga n'inkingi y'igicu, ibicu n'amazi mwese murabizi. Ahandi ari inkingi y'umuriro, ahandi ari inyenyeri. Ubwo ni mu isezerano. Ariko mu isezerano rishya Mwuka Wera ni marayika twahawe, ni umufasha. Bamwe nyine ntibabisobanukiwe, ariko ni umufasha w'isezerano twahawe. Biratangaje ko iyo igihugu gitanze impano cyangwa kikagirira ubuntu abene gihugu bikugeraho, mugabo iby'ijuru ntibikugereho. Byaba bibabaje kuba wowe utarabona impano ituruka ku Mana, ubuntu buva ku Mana, ineza iva ku Mana, wowe itarakugeraho, nyamara abandi yarabagezeho. Shinaragwana ribarikiwe. Aho rero bivuze iki cyangwa bisobanuye iki? Bivuze ko Umwuka Wera abamwemera, abamwizera n'abamukunda ni abayoborwa nawe kandi babeshejweho nawe. Kandi umuntu ubaho adafite Mwuka Wera asa no kubaho uri impumyi, kuko Mwuka Wera ni umwe nk'amaso twahawe, ni umwe uturebera mu isi aho tutari n'aho turi, mu ijuru aho tuzi n'aho tutazi. Mwuka Wera ubwo bushobozi arabufite. No mu buzima busanzwe, iyo umugore mujyanye iwabo, wamufasha wo mu mubiri washatse cyangwa mwashakanye, niwe uperezanta umugabo wamushatse. Iyo ari guperezanta uyu mugabo wamushatse, niwe uvuga ibisekuru bye akamwidondora. Mwuka Wera nawe rero biratangaje ko abantu bizihiza Pentekoste, mugabo mu rusengero tukicarana n'abasazi nk'abashumba. I Burundi hakaba kwa Rujati abakozi b'Imana, igihugu cyose kirabafite, barimwe mu gihugu hose ni abakozi b'Imana. I Kigali tukagira Indera, naho ni ibitaro by'abasazi. Ahari no mu bihugu bya kure nka Buraya n'umugabane wa Amerika ndetse na Canada, Australia, wasanga naho bagira ibigo by'abasazi. Sindajyayo, ntago mbizi. Kandi aho hose abahanuzi barahari, ababishopu, abapotere, abarevera. Mugabo koko tutayorwa n'umwuka, tutari mu mwuka, byaricanze. Sahizi umunyegiputakazi n'umunyayisirayelikazi basangirira ku meza amwe, ibyago ni bimwe n'umugisha ni umwe, imvura ni imwe, n'izuba ni rimwe. Mugabo siko byakabaye. Uraza gusanga dusangira byose, mugabo isezerano, izanduku y'isezerano ntigeze irarana na Bayali na Dagone. Imana ntihuza ibidahura. Ntabwo umuriro n'amazi bibana. Kimwe aho kiri, ntabwo amazi aba ari mu muriro iyo umuriro uri kwaka, nta nubwo umuriro nawe uri kwaka amazi aba mu muriro. Kimwe kibaho, manda yacyo yarangira hakajyaho ikindi, ariko ntibibana. Niyo mpamvu na Mwemu Yera, kuba muzi, kubayoborwa nawe,
arihariye, arisangije, akaranka kiwe kaguma kujya nyine ntigahinduka, cyangwa se umwimerere we nta gihinduka, ni kurya nyine. Data ahabwa icyubahiro. Nuza kwitegereza rero uraza gusanga amadini yarinjiriwe, aradeviya, ntayoborwe n'umwuka. Abapentekoste bakoze byiza, bayoborwa n'umwuka, ariko Satani abatega umutego w'amahera n'igihe. Tayimizi mani, abandi bati ni iminota muri buririmbe, ikorasi ngufi, doka ibintu byose bagashyiraho ikiziriko bakarimita. Mwuka wera ava mu ishengero aragenda. Ubu rero mu ishengero hariyo abarozi, hariyo abacuraguzi, hariyo abasazi, muraterana, ariko usanga hari umuntu ukubwira ati ngewe iyi ntandara cyangwa igicuri nkimaranye imyaka 3 njya gusenga. Kandi hariyo pasiteri, intumwa ya Yesu. Ntabwo abashumba bagifite umwanya wo kuzamukana na Kristo ku musozi wa Eleyoni ngo bamubaze icyakorwa kugira ngo akaga nkako kere kwinjira ahera, kere kugera mu ishengero. Ahubwo natwe turaba businessman nk'abandi bose. Urumva rero nerera. Abadivatiste bibereye mu isabato, abakatolike bibereye kwa Bikira Mariya, abapentekote bibereye ku mahera. Yego n'abandi bari mu mahera sava, icyo bagihuriraho bose, ariko usanga umusumuza kukwiba acunga igifite agaciro. Icyambere umusuma arabanza akamenya inzu ubamo, ibyumba ifite, iby'agaciro bibamo, ibihambaye utunze, ariko ibyo byose arabibara akavuga ngo igihambaye kiruta ibindi nzamwiba niki. Nuko na shitani yacunze ishengero, aragenda kupa konegisiyo za mwemo. Nta muntu ugihanura ku cyumweru mu rusengero, bagucecekesha, bakubaha, bagufunga. Ibintu byakomera byakitwa ngo ko waje kuderanja cyangwa kurwanya ishengero. Ibintu byarakomeye sahizi, ntabwo byoroshye kuzura mwuka wera ngo ubwire perezida icyo Imana ivuze. Ni ingwano, ni intambara, barakwica. Ni ukuvuga ngo umujura rero yateruyemo igihambaye, cyari kuyobora igihugu, cyari kuyobora ishengero, cyari no kuyobora umwana w'umuntu. Umusuma n'ibyo yatwibye. Ntabwo yatwibye intwaro za kirimbuzi ngo azitwara ziba Amerika, ntiyaje ngo atware amabuye y'agaciro ari muri Kongo cyangwa n'ahandi hatandukanye za Irani. Nta nubwo yaje ngo ajyane abakobwa beza bari mu isi. Nta nubwo umusuma yaje ngo aterure amadolari cyangwa amayero cyangwa amadinari. Oya, yaraje atwiba mwemu yera, amara arigira. Uzasanga rero twe turi kujya muri viziyo ya siyansi n'umubiri, mugabe iby'umwuka tugenda dutandukana nabyo uko bukeye uko bwije. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Nuko umukristo wese yakabaye ayoborwa na mwuka wera. Sahizi akunaba nta juru pastor afite azakujyanamo cyangwa patiri. Nanjye muhanuzi Profete General Martin nta juru ufite nzabajyanamo. Mwuka wera ni uzi mu ijuru. Yesu yaravuze ngo nzohereza umwuka wera azabazana. None niba utamwemera, niba mudakorana, niba mutagendana, niba mutabana na mwuka wera, ko umaze kwizihiza Pentekoste cyane rwose warayijihije, byarakunze wayijihije neza mugabo, iyi Pentekoste wizihije n'amadini yijihije. Ese habayeho imihigo duhigurira Imana, hakabaho ibyo tumurikira Imana cyangwa twereka Imana, sahize twakereka Yesu ko mwuka wera yadukoresheje iki? Twakoranye nawe ibihe bikorwa? Yesu tumwunguye iki? Kuva muri Pentekoste yarangiye kugeza muri iyi, wakoreye iki Imana? Umaze gukorana na gute mwuka wera? Ese yari yakwiyereka asa n'umuriro? Yakwiyeretse asa n'intuma? Yaje mu nkingi y'igicu se? Yaje mu nyenyeri se? Yaje asa n'amazi se? Kuko harimo n'abarota banywa amazi meza cyangwa bayoga. Yesu yaravuze rero ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya n'i Yudaya. Buno biragoye ko duhamya Yesu imbere ya dayimoni witwa sida. Buno biragoye ko duhamya Kristo imbere ya shitani yitwa kanseri.
buno biragoye ko duhamya Kristo imbere ya diyabeti n'izindi ndwara ngo z'ibyorezo. Umuvumo wahoze ari uw'abanyamisiri ubu wageze mu Bayahudi cyane rwose. Bivuze ko rero twe dufite intege nke mu kwita, mu guhuguka, mu kwegera no mu kubana n'Imana, kuko intumwa zo zabwiye Kristo ziti twe turirukana abadayimoni bikanga. Yesu arabafasha, dayimoni nabo bashobora kuzirukana. Intumwe zirongera ziti twongerere kwizera. Yesu abongerera kwizera. Yesu yabanaga nabo, nawe bakabana nawe nk'abadasigana. Twebwe rero turi mu kinyejana, abantu urukundo rwaratimye. Sahizi iyo ugiye gusaba indaro bahamagara polisi heshi na heshi, kandi Yesu yaravuze ngo cya gihe waracumbikiye. Buno iyo bavuze ngo gusura abarwayi, udafite umugemurira we w'amaraso ntawe umugemurira. Iyo tuvuze uri mu mpimba, iyo adafite umugemurira akunabare biba biheze. Ni ukuvuga ngo ibikorwa bya Mwuka Wera mu buryo bw'urukundo biratituka. Kubera icyo ukwezi gushira mu rusengero nta musazi ukize kandi bahari, umusazi akahasanga undi akahasanga undi, bikaba mbutiyaje. Ingumbi ikahasanga indi yakijijwe mbere, n'indi ikinjira zikaba 3 zikaba 5, kandi amaturo atangwa, kandi buri wa Mungu dutonda, cyangwa se na jedi ku karago tugatonda. Byapfiriye, pani yarabayeho. Mwuka Wera ni nka dinamo cyangwa se ni moteri. Rurya rusyo batsa bazunguje kuna amaboko rugahita rufata ingufu, heshi barukoresha mu kuhira cyangwa mu gusya ruguru amashanyarazi cyangwa umuyaga ngo utaragera hose. Iyo ruri kugira kuno n'inzira tigita n'ubutaka bukajegera, kugeza ubwo buri kimwe cyose kibwiriza kikajya muri systeme yacyo. Sasa rero bivuze iki kw'ibyo nabyo? Bivuze ko Mwuka Wera mu muntu umuhagarika zimya ya moteri. Iyo moteri itazimye, n'ubutaka n'inzu byose biranyiganza, irabinyiganza. None Mwuka Wera ninde wajimije? Ni Satani. Rero ucunge neza, ibindi byose urabifite, ariko wari ukwiye kuba ufite Mwuka Wera uruta ibyo byose. Warahezagiwe buri kimwe cyose, ariko Mwuka Wera uzi gukora rwose. Imashine zibaho n'izitabaho, no kuri marisi no mu mazi hasi baramanuka, buri n'indege n'amamodoka n'amato meza, ariko icyitwa Mwuka Wera nacyo mucyongereho, kuko umujura icyo nicyo yibye, ibindi ntacyo bimubwiye. Nibakureke nushaka utera imbere uko ubyumva. Mugabo Pentecoste nziza nanjye ngize kuno ndayibifurije vraiment, ariko iyo mnifuza nizatwereka mu ijuru, niyo Yesu yasize yanditse, ni umurongo w'ibitangaza bya Mwuka Wera. Nzokwama nkwizigira, zikutazompemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, murikirwa n'umucyo namwe mu Imana yera, iyanjyana sintemba, ntizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, ntizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa.
uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino, Mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino, tembera tembera Mwuka w'Imana tembera, tembera tembera Mwuka w'Imana tembera, oh tembera tembera Mwuka w'Imana tembera, tembera tembera Mwuka w'Imana tembera, Mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino, Mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino, Mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino, Mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino. Amina, haleluya. Umwuka wera yakoze ibitangaza, akora n'imirimo. Iyo tuvuze umwuka w'Imana tumuvuga dushize amanga, nta bwoba, ushingiye ku byo umaze kumva. Kandi umwuka wera ntabwo sipesiyali imenwa n'Imana na orojinali imenwa n'Imana, hama twebwe turuzuzwa tugahabwa tukakira. Rero iyi pentekote dushoje cyangwa se iciyeho pase, gutambuka, kunyuraho, igusigire itegura indi izaze wizihiza pentekote yuzuye, irimo ibikorwa wakoze, irimo Mwuka wera mufitanye ibikorwa bigaragara mu by'impemu no mu by'umubiri. Doke wizihize pentekote yabayeho. Haleluya. Wizihize pentekoste yabayeho. Izina rya Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye mwami Yesu, watangiranye natwe none usubikanye kandi usuzanyije natwe. Niwe mwigisha mukuru, niwe muhanuzi mukuru, niwe muririmbyi mukuru, wasezeraniye Abisiraheli nk'ishyanga ryawe kandi urabisohoza. Ndagushimiye rero ko ari wowe Data na Mwana n'Umwuka wera muri twe. Tugushimiye ibirangira, tukuragiza n'ibiri imbere. Uzadukoresha ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso, tuyobowe na Mwemu Yera. Urakoze rero Data mwiza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Merci beaucoup, ndabakunda cyane.